Yes, hello guys. Ndabashuhuje by'umwihariko nanashimira abantu bankurikira kuri YouTube channel yanjye yitwa Past Talent. Channel yitwa Past Talent ni channel nshyashya nakoze mwari mwarategereje muri benshi. Mugiye kujya mukurikiranaho ibintu byanjye mwari mwarasabye kuva kera. Impano yanjye abantu muyikurikira mugiye kubajya mbagezaho buri kimwe cyose nkoze nkibagezaho. Kora subscribe kandi abasagana barakazogera kuyobora video yose nsohoye igiti kugiraho mu ba mbere uyirebe. Nanashimira abantu bagenda bantera nkunga bafasha cyangwa bambwira ati komereza bama courage, nanjye bintera morale gumya gukora ibikoresho mwifuza. Hano no mugiye kujya mubona video zamamaza filime tugiye gusohora, tubereka imyitozo biki byose tugiye kujya ducishaho, tubereka filime tugiye gusohora tuyamamaza. Nimubona turi kwamamaza nicyo kizababwira iki kizabereka ikintu ubundi cyase ingufu iyo filime izazifite cyane uburyo muzayikunda gangu ukorera. Narubwambe bageza kora subscribe nakazogera kugira ngo tube dukurikirana umunsi kubundi. Abantu bankurikirana ndabakunda cyane. Kora subscribe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ngo ukorera tudatinze nabwira ati mwakoze by'umwihariko ariko ku bantu rwose bankurikirana mukomeze mu nkurikirana. Hano muzabonera ibyo mwabuze ku zindi YouTube channel. Mwabuze ku zindi YouTube channel muzabibonera hano. Imbunda z'amoko menshi, AK47 gani muzamuzibona. AK47 M4 sniper za Kalashnikov na pistol, antibar ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, na za elementingo kasike zo mu mutwe, za fime n'ibindi byose bigiye mutandukanye. Kambashime mwabunye kumurikirana, mugiye ibihe byiza, ndabakunda cyane.